Reka rero nongere mbasuhuze bakunzi basobanukirwa 5 TV, nkaba nizeye ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose. Sobanukirwa 5 TV rero ibiganiro byubaka, ibiganiro by'ubukamana, ibiganiro by'ubwenge ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, kandi ibiganiro bigenda bibungura ubumenyi bwinshi kuri channel yacu. Rero nk'uko mubizi tugenda tubagezaho nyine ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo rwose murabizi, mumaze kubimenyera. Ushaka iby'ubukamana urabisanga aha, ushaka Bibiliya na Korani urabisanga aha, urashaka ubusobanuro bw'amazina uraza kubisanga aha ngaha, urashaka inama z'ubwenge, byose nta handi wabisanga uretse aha ngaha kuri Sobanukirwa 5 TV. Rero tubahaye ikaze, kandi tubibutsa no kujya mukora subscribe, mugakora share, kugira ngo namwe mujye muri uyu muryango mushya, umuryango wa Sobanukirwa 5 TV, kugira ngo tujye tubana namwe gatanu kuri gatanu, uko ibiganiro byacu bisohotse bibagereho ako kanya, mu gihe rero mwabikunze. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, tugiye kuganira kuri iyi ngingo yo gusenga. Ese impamvu usanga abantu basenga ariko ugasanga ntibahinduka? Ugasanga umuntu yasengeye kugira ngo areke ubusambanyi byaramunaniye, umuntu yasengeye kugira ngo areke inzoga byaramunaniye, umuntu yasengeye kugira ngo ahagarike ibintu runaka byaramunaniye. Umwanya rero tugiye kureba impamvu. Tekereza nawe ku bintu wagiye gusengera kugira ngo uhinduke ariko bikaba byarakunaniye. Ukabona abantu barirwa basenga, ukabona abantu birwana za Bibiliya, ukabona abantu birwana hatandukanye basenga, ariko wabareba ugasanga nta mpinduka ziba muri bo. Yewe ahubwo ugasanga abantu babafata nk'abagome, abantu babafata nk'abantu babi, abantu barazaga bati bari kubona birirwa basenga, birirwana bwa Bibiliya mu ntoki, nuko abantu bavuga. Se biterwa n'iki ubundi kugira ngo abantu basenge ariko usange nta mpinduka zibagaragaraho? Sobanukirwa 5 TV uyu munsi ngicyo ikiganiro igiye kubagezaho. Nawe rero ukurikire uze kwirebamo, nawe wirebere ese nawe ibi bintu bijya bikubaho. Rero ntucikwe n'iki kiganiro, kandi abizi neza ko nucyumva uruze guhindura imisengere, cyangwa se ugatekereza ku mutima wawe Imana igushakaho wagombye kugira, cyangwa se ukaba noneho wasobanukirwa neza uburyo ki ugomba kujya usenga Imana ikakumva, cyangwa se noneho n'amasengesho yawe akumvwa, cyangwa se n'isengesho ryawe rikagira impinduka muri wowe. Tudatinze rero, icya mbere ni ukuvuga ngo hari ugusenga nk'umugenzo, atari icyifuzo kivuye ku mutima. Abantu ubundi hari ukuntu gusenga abantu babigize nyine nk'ibintu by'umugenzo, ibintu biri aho ngaho gusa, ariko nyine akabifata kubera ko ni ibintu just biri aho gusa, nyine reka njye gusenga, reka nsenge kubera ko ngiye kuryama, reka nsenge kubera ko mbyutse, nuko ugasanga ni ibintu biri aho ngaho gusa, ariko ugasanga nta kintu nyine bimaze, kubera ko ni umugenzo, si ikintu kivuye ku mutima. Ibyo ngibyo rero mu by'ukuri ibyo nta kintu bishobora kugira gute, nta kintu bishobora kumara. Rero usanga abantu benshi basenga kuko babisabwa cyangwa se babimenyereye, ariko atari uko bivuye ku mitima yabo. Rero uyu usenga rero ibintu bitavuye ku mutima, cyangwa se ushishikajwe no gusenga Imana, uvuga ngo ibyo bituma rya sengesho ryawe riba riri mu kanwa gusa, ariko ugasanga ntabwo riri ku mutima. Abantu rero nk'aba ngaba, hari n'ikintu Yesaya 29 havuga, haravuga ngo 29:13 haragira ati, umwami aravuga ati, kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Urumva aha ngaha biravuze ngo umwami aravuga ati, kuko abantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure. Urumva icyo kintu? Imana umunwa ni iki, ariko imitima yabo kabisa ugasanga reka da. Rero abantu benshi usanga bajya gusenga, ariko ugasanga imitima yabo iri kure y'Imana. Niyo mpamvu uzabona umuntu asenga ariko ugasanga ntahinduka. Icya kabiri ni ukuvuga ngo hari ikintu wagombye kumenya. Ikindi nanone, hari abajya imbere y'Imana basenga ariko bafite ibintu bihishe mu mitima yabo, cyangwa se ibyaha, abantu badaca bugufi, abantu batajyana y'umutima umenetse. Rero ugasanga
n'ibyo bintu byababase nta nubwo bashaka kubireka, bakaba bafite ibintu byababase bakajya imbere y'Imana, Nyagasani unkize bugire gutya, ariko ugasanga ntibegera ijambo ry'Imana cyangwa se ngo bumve neza icyo ijambo ry'Imana ribabwira, bumve ijambo ry'Imana banaryumvire. Rero ugasanga mu by'ukuri abantu nk'abo barasenga ariko ugasanga nta mutima ufunguye bafite ngo bemere guhinduka. Rero usanga iryo sengesho nubwo barisenga badafite umutima wo kumvira, iryo sengesho n'ubundi ntacyo ryabamarira. Zaburi ya 66:10 havuga ngo iyo nza kugira inabi mu mutima wanjye Uwiteka ntiyari kunyumva. Rero kuba ufite inabi mu mutima wawe, nawe utekereze ku iryo sengesho wasenga. Icya gatatu, kudafata umwanya wo kumva Imana, ahubwo ugasanga bakavuga gusa. Ni ukuvuga ngo hari umwanya wo kumva Imana. Ubundi kwirirwa amasengesho menshi n'iki ntabwo ari cyo gituma umuntu akizwa, cyangwa yumvirwa, kubera ko uzasanga abantu basenga ngo bafashe amasengesho y'icyumweru, ngo bafashe amasengesho runaka, ukibaza se iyo Mana bari kubwira ni Imana itumva? Rero usanga abantu kugira ngo bafate umwanya batekereze ku ijambo ry'Imana ribayobore, uzasanga abantu bata umwanya mu masengesho no kuvuga amagambo menshi, bakumva yuko kuvuga ibintu byinshi cyane bagafata umwanya wo kuvuga aribyo bizatuma Imana ibumva. Ibyo rero ntabwo mu by'ukuri aricyo kintu gishobora gutuma Imana ikumva, kubera ko Imana ntabwo ikumva kubera ko uvuze ibintu byinshi. Ibintu byose ni icyo watekereza cyose mu by'ukuri Imana yo ibikizi. Ngweho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhere ko usenge so mwiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Niyo ngo iso niwe uzi neza ibyo ukennye. Urumva rero nta mpamvu yo kujya kuvuga ibintu byinshi, wakwishingikiriza ijambo ry'Imana mbere yuko ujya kwishingikiriza amasengesho urimo urasenga. Ibyo rero nabyo bikaba bituma umuntu nyine adahinduka, kubera ko utafashe umwanya ngo utekereze ku ijambo ry'Imana, ahubwo ari ryo rikuyobora, ugatekereza ku mwanya w'amasengesho gusa n'ibyo ujya kuvuga, ibyo rwose ntabwo ushobora guhinduka. Icya kane ni ukuvuga ngo udakoresha ijambo ry'Imana, gusenga no kugenzura imibereho. Ubundi imibereho y'umuntu yagombye kugenzurwa n'ijambo ry'Imana, ntabwo gusenga amasengesho menshi, kwirirwa mu bihanamanga, kwirirwa buri kanya Yesu usenga mu gitondo, nijoro, saa sita uvuga uzamuka, ibyo rwose ntacyo biba bivuze. Igifite icyo kimaze ni ngo abantu benshi basenga batabanje kureba niba ibyo basaba cyangwa se ibyo basengesha cyangwa se ugusenga kwabo bihuye n'ijambo ry'Imana. Rero bituma basenga uko biboneye, ntibahinduke kuko batagira ubushobozi buva mu ijambo ry'Imana. Rero ubushobozi buva mu ijambo ry'Imana nibwo wagombye gutekerezaho. Muri Yohana 5:14 bavuga ngo nimuba muri njye kandi amagambo yanjye akababamo, musabe icyo mushaka cyose muzacyo. Nimuba muri njye. Ese ubundi ujya gusenga uri mu ijambo ry'Imana koko? Utekereze kuki udahinduka. Wagendeye mu ijambo ry'Imana, guhinduka birakunanira, cyangwa wagendeye mu bijyanye n'uko nawe wumva ibintu. Icyo kintu rero ugomba ugitekerezeho. Nimuba muri njye kandi amagambo yanjye akabamo, musabe icyo mushaka muzagira gute? Muzagihabwa. None kuki usenga ntukibone? Urumva ikibazo ni icyane, ni icy'Imana cyangwa ikibazo ni icyawe? Ikindi, kwishyira hejuru no kutemera ubuyobozi bw'umwuka w'Imana. Hari abantu bazi ko gusenga ari abahanga, bagasenga cyane, bakavuga amagambo, bagasakuza, ngo basengera abandi. Ibyo rero bituma abantu nk'abo ngabo nabo batajya baca bugufi, kubera ko bumva ko bahambaye, n'abantu basengera abandi, n'abantu bavuga ngo Imana ikabumva. Imana yikumvira mu ijambo, ntabwo Imana ikumvira mu magambo ujya gusakuza usenga uvuza induru. Imana yo ikumvira mu ijambo. Rero hari abumva ko bihagije ko basenga kuko baruta abandi, bakumva ko gusenga kwabo nyine bihagije ngo baruta abandi. Rero iyi myumvire ituma umutima umera nk'ufunze, ntubashe guhindurwa n'Imana. Kubera iki? Urumva nyine ko uri umuntu wambaye, urumva ko umuntu w'igitangaza, umuntu ukaze,
rero wa muntu usenga Imana ikumva, ibyo ngibyo ntabwo ari byo wagombye kugenderaho. Ntabwo gusenga kwawe ko gusakuza ari byo biruze gutuma Imana ikumva, oya, ahubwo Imana yo irakumvira mu ijambo ryayo, nk'uko twakomeje kugenda tubibona. Imana ikumvira mu ijambo ryayo, noneho yamara kumvira mu ijambo ryayo nyine akaba ari naho igira gute, igusubiriza. Abaheburayo ikindi cya gatandatu bivuga ngo kubura kwizera nyako. Isengesho ridafite kwizera kabisa riba rimeze nk'ijwi rigenda mu kirere. Kugira ngo umuntu ahinduke bisaba kwemera ko Imana ishoboye kandi ko iriho koko. Rero nk'Abaheburayo 11:6 ngo kandi ntibishoboka kandi bidashoboka kwinezeza hatabayeho kwizera. Muze kuhasoma bivuga ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. None wowe niba utizera urajya witekereza ko Imana yakwishimira gute? Utekereza ko wanezeza Imana gute? Icyo kintu niba usenga nawe urebe imisengere yawe, ese kwizera Imana, ubundi kwizera Imana zo kwizera uvuga ngo ndagiye ngo Imana ngo irakimpa ngo ndagiye, hoya, ntabwo ari uko kwizera. Kwizera wizeye Yesu Kristo, wizeye urupfu rw'umwana w'Imana, urizera ko unakiranukira Imana. Ese niba utarizera ko ukiranukira Imana, ubundi no gusenga ntiwagombye no kwirirwa usenga, kuko n'amasengesho y'umunyabyaha Imana yo ntinayumva. Rero uraruhira ubusa rwose niba uzi ko unasenga utaranizeye. Ibyo ngibyo ntacyo bivuze mu maso y'Imana. Ikindi ni ugusenga udafite intego yo guhinduka. Ubundi guhinduka ni ukuvuga ngo hari abantu basenga ariko batifuza guhinduka. Ubundi guhinduka ugasanga barasaba imigisha gusa, Mana umpa imodoka, Mana umpa inzu nziza, Mana umpa umugabo, Mana umpa umugore, Mana umpa ibi n'ibi n'ibi. Ugasanga bafite inyota yo gusenga bashaka iby'isi gusa, ariko ntabwo bafite inyota yo kugira ngo bahinduke, ubuzima bwabo buhinduke, babeho ubuzima butunganiye Imana. Ahubwo bo barumva ko gusenga nyine ibyo basaba ari byo bari gushaka gusa, ugasanga ibyo ngibyo nibyo bitaho. Rero usenga by'ukuri uwo ntashobora gukorwa n'isoni. Rero niba ujya gusenga ufite umutima utandukanye n'uw'Imana, rwose urakora ubusa cyane. Rero ikindi wagombye kumenya, niyo ngo hari ugusenga usengeye mu kuri no mu mwuka. Yazavuze ngo data akwiye kumusenga mu kuri no mu mwuka. Rero ni ngo isengesho ry'ukuri rishingira ku kuri kw'Imana no kuyoborwa n'umwuka wera. Iyo bibuze rero iryo sengesho riba nk'uganira n'ikirere. Ubundi wagombye kuganira n'Imana uri mu mwuka w'Imana, ufite umutima wo kumva. Naho kujya hariya gusa nk'umuntu ujya nyine uri aho ngaho gusa, vurema ibyo bintu ntacyo bimaze. Rero iyo usomye Yohana 4:24 ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bagomba kuyisengera mu kuri, mu mwuka no mu kuri. Ese iyo usenga Imana uyisengera he? Uyisengera mu mwuka, uyisengera mu kuri, cyangwa uyisengera muri rya rari ryo gushaka nyine ibyo urarikiye gusa, no kwiyoberanya, cyangwa se no kuba ari ibintu nyine wagize ibintu by'umugenzo biri aho ngaho, kumva nyine ko bihagije, kumva ko rero reka mbararikire rero kuzakurikirana ikindi kiganiro kindi kizakurikiraho, aho tuzakomeza kugenda tuganira, tureba ibintu byinshi, tureba uburyo ki twasenga Imana, noneho Imana ikumva amasengesho yacu. Rero utaha tuzaganira turebe ese ni gute Imana yumva isengesho ryanjye, ni gute nasubizwa, ni gute isengesho ryanjye ryagira, ni gute nasenga impinduka zikaboneka. Icyo kintu rero niba ugishaka ugitegereje, munyandikire muri comment kugira ngo nzahite gishyiraho. Ese ni gute nasenga ngasubizwa, ese ni gute nasenga nkagira impinduka. Ibyo byose tuzabireba mu kiganiro kizakurikiraho. Rero nkaba mbifuriza gukanda kuri share, ugihe bagenzi bawe, subscribe kugira ngo tugendane mu muryango mushya wacu, kandi tuzajya gukomeza twigana ibintu byinshi bitandukanye. Shalom shalom shalom.